Pick me up. God, please. Guys, I feel like I call Michael every single time. Hi, babe. Hey, babe. How Hey, babe. are you? I'm good. How are you doing? I'm doing good. I miss you. Miss you too, babe. You do miss me? Yes. It's been ages I haven't seen you. At 14th Avenue, so we need to find a way to say bye, okay? You're gonna come home. Come home after at 2. Okay, babe. I'm gonna try, okay? You don't come home, you're gonna get no bye. Don't even start with me right now. You don't get no bye. Okay, bye. Yeah. Goodbye. Pick me up. God, please. Guys, I feel like I call Michael every single time. Hi, babe. Hey, babe. How Hey, babe. are you? I'm good. How are you doing? I'm doing good. I miss you. Miss you too, babe. You do miss me? Yes. It's been ages I haven't seen you. At 14th Avenue, so we need to find a way to say bye, okay? You're gonna come home. Come home after at 2. Okay, babe. I'm gonna try, okay? You don't come home, you're gonna get no bye. Don't even start with me right now. You don't get no bye. Okay, bye. Yeah. Goodbye. Story time guys, mfite imyaka 30 nakundanye n'umuhungu ufite imyaka 28 agiye kuzuza gutyo 29. So turakundana ariko dukundana mubwira ati ngewe ibintu byo gukundana ubu ngubu imyaka mfite ni kwa kundi umukobwa amaze gukura ashaka ibintu byihuta. Ndabwira ngewe imyaka mfite ntago nyemerera ibintu by'inkundo zangwa zo kuza tukadetinga imyaka 2 imyaka 3. Nge ndashaka umuntu uri tayari uza tujya mu rukundo dupanga nyine ngewe ahantu ngeze ndashaka kubaka. Umuhungu arambwira arabyemera arambwira ati nanjye nibyo nshaka nanjye ndashaka kubaka imyaka mfite nyemerera kubaka n'ahantu ngeze biranyemerera kubaka. Ubwo ngubwo turavugana tipe ngiye nkazamubwira ati rero ngewe numva ko amezi 6 ahagije kuba twamenyanye tukahita dupanga ubukwe tukagira tukabana. Nawe arambwira ati ngewe ndumva twabiha nk'umwaka urumva ibintu byo gutegura ubukwe biba bigoranye ibintu nk'ibyo nyine. Tangije ndamuga okay nta kibazo urumva umuhungu bundi akenshi abahungu nibo barimo barapropose nyine abakobwa nyine natwe tukabumvira. Ndamuga ati nta kibazo as long as unkunda nanjye ngukunda. Ubwo umuhungu tugiye aho ngaho turibwiranye ngewe ndabwiye mu rugo abantu bo mu rugo nyine barabimenya ko mfite umukunzi ibintu nk'ibyo ariko w'ikintu gitangaje nyine ntago yashaka ko tujya mu rugo iwabo yarabyangaga. Akambwira ati nge mbana na mama wanjye ariko ntago nahita nkujyana mu rugo mama wanjye akumenye kano kanya uretseho gato nzakujyana wenda aciyo nk'amezi angahe 6 wenda dukundana nzahita nkujyana mu rugo mama wanjye akumenye akazajya mama we bari kuvugana kuri telefone tukavugana ariko mu by'ukuri mama we tutarahura ntanamuzi ataranamunyereka. Umuhungu tugiye aho ngaho turakundanye biki mweretse ibintu mfite ngiye nayo mfite business yanjye nikorera narikoreraga mfite ibintu bike na bike nyine mweretse ubushobozi bwose mfite. Ndamubwira ati nawe aranyereka nyine arambwira ati nanjye mfite bino na bino mfite ibi nibi anyereka ibintuza ikibanza cye aramkinyereka mbwira ko n'ubw'inzu nyine itaraboneka ariko nyine ateganya ko umwaka uzajya kurangira inzu yarabonetse. Ubwo ngubwo nyine turapanze mwabantu mwe turapanze ibintu byose bishoboka ko kundi nyine abantu bapanga. Ubwo ngubwo twari tumaze nk'amezi angahe 6 reka mbabwize ukuri mwabantu mwe ntababeshye umuhungu bitewe n'ukuntu twari duhuye nshaka kuhita nyine mbona umugabo ariko byaje kurangira mukunda kuko ni wa muhungu utarigeze nyine bitewe n'abahungu bose nari narahuye nabo nabonaga atandukanye
nyine ntiyaje kuriya nyine umukobwa ashobora gushaka nyine hingeso ku muhungu, nayimushatseho neza neza ndayibura. Ni wa muhungu nahamagaraga nkamubonera ku gihe, namushaka nkamubonera ku gihe, na mbega nta kintu na kimwe kibi nari muzi. Biza kurangira mukunda cyane, mvuga ati cyakoze Imana yanjye. Finally nanjye icyumweru cyanjye kirageze, ubwo nyine nanjye Imana wenda niko kunsubiza nyine. Umuhungu ndagenda mwimariramo, ibintu byanjye byose arabimenya byose, ntakigira ibanga ku kintu nta kimwe. Yabagazi ntuza, yabagazi pin ya mobile money yanjye, yabagazi password zo kuri account yanjye, kuri beka, ahantu hose nyine ibintu byose yabaga bizi. Kubera iki? Nawe yamberaga open nyine, nimba ari ibyo nshaka kumenya akabinyereka, nimba hari nk'amafaranga nkeneye ngiye nkuko afata telefone yanjye nkashyiramo password nkayafata. Man, umuhungu yambere open, nanjye ndagenda koko mubera open. Turapanga gutya, turapanga ibintu byose, noneho turapanga. Arambwira ati tugera nko mezi gutyo 8, arambwira ati rero ntago biri gukunda ko nahita mbona inzu, tugiye gushaka inzu tube tuyikodesheje iyo tuzajya kubamo, sibyo? Ndamubwira ati okay nta kibazo, dushaka inzu nziza yo twajya kubamo. Nyine ubwo twari turi mu ntuza yo gutegura nyine ubukwe, processes z'ubukwe, biki. Ubwo yongeye wacu bari baramumenye, nawe yarambwiye ati rwose humura, mana rukuntu umuntu akubwira ibintu koko ukavuga ati nyine rekana nabyihore, nta n'impamvu nyine nkabyihorera, nta nshuti nzi, nta muntu wenzi, ntaki. Avuga ati rero ngo hari inzu ngiye gukodesha. Arafotora amafoto nyine arayanyereka, akajya anyereka yagiyeyo, aranyereka nyine. Arambwira ati amafaranga agiye kuba yakodesheje iyi nzu kandi arayikodesha amezi 6, ngari nyine arahita yishyura rimwe amezi 6. Ndamubwira okay nta kibazo. Ntavuyeyo arambwira ati ninshaka amafaranga nawe ashaka ndi dutangire gukemura ibintu bimwe na bimwe, nyine turebe budget y'amafaranga dufite, none dutangire gukemura ibindi bintu bimwe na bimwe. Ndamubwira ati mwereka nyine amafaranga mfite, nawe anyereka yafite, turabona amafaranga ni make. Akazi kiwe arambwira ati rero mu kazi kanjye sinzi ko bapfa kumpa deni, ahubwo wowe reba ukuntu wakaka inguzanyo kuri banki, nibayiguha tugire, nibayiguha nyine aba ariyo dukoresha, none ngiye nzagende nyishyura. Urumva ukuntu nyine ni sheri wanjye nyine, naramwizeraga pe, numva ko nyine nta kibazo. Ubwo ngubwo turagiye, mfata ideni, mfata inguzanyo, afasha amafaranga yanjye yose yarari kuri account zanjye zose ayakuye, arayafashe. Ariko ubwo nyine yafata, ntago nyine nari mbyita, sinanabitekerezaga cyane ko nyine ari ikibazo. Yanguzanyo anyakesheje inguzanyo, mfashe inguzanyo, nayo arayifashe, amafaranga yose arayafashe. Guys, ntababeshye, haciye icyumweru ari kumbwira ngo ari gushaka sare, ngo ari gushaka ibiki. Cyumweru kimaze gucaho, umuhungu naramubuze, ndamubura. Bwa mbere ndahangayika, ndavuga se bamufunze nyine, ko numvaga ntago nahise ntekereza ko yabajyaniye amafaranga, yaba nsikaminzi. Nahise ntekereza se bamufunze, hari kosa yaba yakoze, nyine yagize ikihe kibazo. Ntangira kumushakisha ahantu hose, mwibuke nta nshuti ye nzi, ngo ndamubaza ati se wowe umuntu ari hehe? Mama we simuzi, twaravuganye gusa, nta muntu n'umwe nzi. Antwariye amafaranga, atwaye kuri konte, mfashe inguzanyo, atwaye kuri telefone. Guys, ansiga uko nyine. Ubu ngubu haciyeho amezi 2 ntamubona, ntazi ngo nzatanga ikirego gute, ntazi nyine ibintu byose. Noneho niyo ngerageje kubibwira umuntu, arambwira ati aho ngaho nta kirego watanga, wagitanga ufite ikihe kimenyetso? Hari na kimwe. Guys, mumbabarire mungira inama, mumbwire rwose ikintu nakora, kuko ngiye nahuye n'umutubuzi
arantuburira, antwara ibintu byose, antwara amafaranga yose nari mfite. Ubu ngubu nibwo simbizi, ariko rwose ndabasabye mungire inama. Guys, this is not my story. Mugire inama uyu mukobwa, murakoze. Hi guys, get ready with me mbabwihereze story y'ukuntu umushito wanjye yakundanye n'umusazi atabizi. Eyebrows zone zikoreye off camera, I don't think it's perfect. So uwo mushito wanjye rero ni umudiaspora. Ubwo rero yarimo aratembera ari kuva muri city imwe ajya mu yindi, ahura n'umuhungu n'umuzungu nyine muri icyo gihugu. Aje nyine araza aramubwira ngo she's beautiful, ngo yamukunze, ngo yamuhereje nyine ngo nimero ziwe. Mungu, he was handsome, yari yambaye neza nyine. None umukobwa nyine aramuraje ambwira ati say less, nushaka na nimero za papa na mama n'abavandimwe bose umbwire ndaziguhereza cause amaje kumeza nimero ziwe. Bagenda arimo baravugana, yakomeje avugana n'uwo muhungu. The guy arimo aramubwira ngo warugiye hehe, none ko umukobwa yambwiye ngo nago amenyereye muri icyo gihugu. The guy none aratangira kumubwira ngo I'm so worried, ngo nugira ikibazo ngo you can contact me, ngo nta kibazo ngo tukavugana. Uwo mukobwa nyine areba n'ukuntu how he looked like. Umukobwa yahise anamamagara, wumve ko nari niryamisha, ahita amamagara ambwira ati umva aho wahera uvuga ko ndagumiwe, nabonye umusheri. Noneho hashize iminsi 2, the guy aragenda araceceka arabura. Iminsi ine yose yarashize batavugana. Noneho umukobwa aravuga ati maybe wasanga uno muhungu ari busy cause ku munsi wa mbere bahura umuhungu yari interested. Reka uno muhungu mwandikire mubaze ati what's going on. Umukobwa yanje nyine aramwandikira, umuhungu yanje aramubwira ngo I'm sorry, ngo maze igihe ngo mfite ngo examen, ngo noneho ngo ndana nyine koko ngo ngora buri munsi nyine amusona uburyo ki nta mwanya bafite ibiki n'ibiki. Umukobwa yanje avuga ati okay. Hashira iminsi nanone 2. Noneho umukobwa atangira kwibaza byamugendekeye gute. Aronte nyine aramwandikira, umuhungu yanje amubwira ngo examen ngo next week, ngo nibwo ngo mfite examen ya nyuma, ngo trust me, ngo nyuma ngo ya examen ya nyuma ngo nzakuvugisha, ngo uzandambirwa. Icyo cyumweru kindi cyakurikiyeho the guy akazageza akamwandikira ngo good morning, yangeze akatamwandikira ngo have a nice day. Kandi probably iyo umuntu akwandikiye ngo have a nice day nta kindi kintu mugomba kuvugana ku munsi. Noneho umukobwa yanje avuga ati reka muhamagare. Amuhamagaye, noneho the guy yanje aramubwira ngo kubera iki ngo muhamagaye. Noneho umukobwa yanje aravuga ngo I just nyine ngo nashaka kugusuhuza ngo mve niba umeze neza. Mungu yanje ati oh okay, thank you very much. Hashira icyumweru, noneho the guy yanje aramubwira ngo arashaka ngo ko bazahura. Ibaze ko ari bwo umuhungu yari amuhamagaye, probably ni inshuro ya 2 yari amuhamagaye kuva bamenyana. Ubu ni ntago ajya amuhamagara nyine ko nimba wenda umuhungu aravuga ati ejo nshobora kuzamufatirana, reka muhamagare mubeshya beshya no munsi abone ko mwitayeho. Nyine ibintu byose barabipanga neza. Ajya kujya kureba uwo muhungu. Ugera n'umukobwa yarambwira ati njye nagiye kujya kumureba gusa nabonaga asa nkaho ari umwana mwiza cause umuhungu nyine yaramusuhuje aramuhobera. Noneho abantu muri icyo gihugu rero ukuntu basa nk'abari romantic and whatever, nyine baravugana. The guy ubona ko yishimye. Noneho bakimara kurya the guy yaranje nyine ahita avuga ngo tujye ngo muri hoteli. Umukobwa aramubwira ati what, are you kidding me? Umuhungu yaranje aramubwira ngo yaha twagenda ngo tukajya ngo kuganirira. Akabongo mwigiza baskama kuki se n'ahandi hantu baganirira atari muri hoteli. Umukobwa yanje avuga ati ibyo bintu byibagirwe rwose, ntago twajya muri hoteli ahubwo nukomeza no kubimbwira. Umukobwa njye naketse ko bamuroze kuko uzi ukuntu umukobwa yarambwiye ati shangwa dede ngo asanga nyine ngo ari imico yabo, ngo subizi ko ngo imico y'abazungu nyine ngo itandukanye, ngo njye ariko nzamuhindura ngo nta kibazo. Ndamubwira ati okay. Noneho guys, ibyo ngibyo byaragiye birarangira, bapanga kongera guhura. Noneho umukobwa yanje nyine aramuhamagara, nyine harabura nk'iminsi 2 as usual ngo bahure. Aramuhamagara kuko igihugu uwo mungu abamo ntago bavuga icyongereza nyine. Arangije atangira kumuvugisha nyine muri bya birimi byabo. Noneho the guy yese atangira kumuvugisha nayo kuri telefone ari kumutuka muri bya birimi byabo. Noneho umukobwa atambwira ati sorry ubagiye ko ari njyewe. The guy atangira kumwe excuse ngo I'm sorry, ngo nafite stress z'akazi, ngo nago nabonye ko ari wowe nyine. Umungu yese atangira kuvuga mu cyongereza, bivuze ko yarasibye nimero ziwe yarazifasha atazi nyine umuntu afashe.
course nimero zawe barazisibye zajyanye n'ibishingwe ariko sinzi impamvu utabibona. Noneho rero umukobwa wacu yarongeye apanga another date with the guy. None iyo bapangaga kuza guhura umuhungu nibwo yamuvugishaga kuri telefone akitabira te yarazindukaga nk'umwako. Rero niyo mpamvu n'umukobwa nyine yabaga ari confused. Noneho umunsi wo guhura wa kabiri uragera, noneho ugeze umuhungu bitewe n'ibintu yaje yambaye igikabutura kinini na t-shirt n'ishati. Noneho umukobwa wacu yari yambaye neza, uwo muhungu yari yambaye n'inkweto zijagaraye, ntabwo ari ameze nyine nk'umuntu uje kuri date. Akibona umukobwa aramusuza as usual n'uburyarya bw'uwo muhungu. Umukobwa arimo aramubwira ngo ndananiwe cyane, ngo ndashaka nyine kuruhuka ibiki n'ibiki. Umuhungu aramubwira ati tugende muri hoteli, ushaka kujya kuruhuka tujyane muri hoteli. No umushito wanjye arimo arambwira no story, arambwira ati ariko no muhungu yize hoteli kuko urukundo akunda hoteli nirwumvikana pe. Arangije baragenda barasohokana guys, ari naho rero no muhungu twaje kuvumbura ko ari psychopath, ari umusazi byanyabyo. Umuhungu aje aramubwira ngo nyine ngo nibarye vava ngo bajye kuruhuka. Baruhuka se bakoze iki? Minyo umuhungu yarebaga umukobwa akabona yararushye agomba kuruhuka, enda nta wamenya. Bamajije kurya umuhungu aje amubwira ngo tugende ngo muri hoteli iragenda iba hoteli. Umuhungu atangira kurakara byanyabyo. Umukobwa aje avuga ati noneho ndapfuye arankubise. Araza aramwegera amubwira ati turajya muri hoteli. Umukobwa aje avuga ati ntago turi bujye muri hoteli. Shanda kabyagira ngo nari impari. Arangije kubita uwo mukobwa urushyi, amukubita urushyi ngo urajya muri hoteli. Mind you ko noneho mbere yuko ibyo byose biba umuhungu yatangiye gukora ibintu bimeze nk'iby'abasazi, ibiryo bikaga kuri table akabifata akabirya. Umukobwa atangira kugira ubwoba ngo yasukanye n'umusazi kandi umuhungu ari mwiza gute. Ubwo nyine bamukubise urushyi, arangije nyine tasakuza. Abantu bari barangaho bose bahita baza, n'abaseriveri n'abaki bose baraza barabatabara. Abantu bari bafatanye mu nguni, arimo aramubwira turajya muri hoteli. Noneho sinzi yatangiye no kuvuga ibirimi byabo bitari n'icyongereza, nimba arimo avuga ururimi rwabo, nimba ari icyarabu. Noneho yavugaga abantu bahangaho nyine baraza barabakiza. Gushiraho lashes birananiye. So uwo muhungu yatangiye kubwira uwo mukobwa ati iyo uza kuba uzi ko utari bugiye muri hoteli ntabwo ko watumye tuzanga, wari kuba bimbwiye kuri telefone nitwirirwe tuza. Umuhungu aramubwira ati uragiye muri hoteli cyangwa hoteli kujyemo, umwe muri mwe arajya mu wundi. Guys, nuko byarangiye abashinzwe umutekano baraje bajyana uwo muhungu. So this is the end of the story. Ntabwo byoroshye gukora makeup no gukora story, niyo mpamvu nashizemo voice over nyinshi. Inama nabagira, be careful ku bantu mutazi. So bye.